Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza. Mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi ni itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Nanone hari amakuru azindutse agaragaye kuri platform zigenda zitambutsa amakuru agendanye n'uyu mushinga wacu cyangwa ni projet yacu ya P Network. Ni update ebyiri ngira ngo tunyuzemo amaso hanyuma twihuta duhita ko tugira ute dusoza n'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri aya ni amakuru meza by'umwihariko ku mupayiniya cyangwa no ku muntu wese mushyashya cyangwa utangiye kwinjira mu bintu by'ifaranga koranabuhanga muri ibi bihe. Aya makuru agomba kugira ute kuyabyaza umusaruro. Si gusa wenda nuko dukunda kwibanda kuri za P Network ndetse na za Bitcoin, ariko hari n'andi makiributo mashyashya kandi afite icyerekezo kizima cyangwa agenda avuka umunsi ku munsi. Igihe bizaba bidukunda tuzadukoresha byose n'ayo makuru y'izo kiributo zindi tuyabasangize nazo mutangirane nazo cyangwa mugire ute mube mwazijoininga. Hari update rero ngira ngo tubaye dusome hanyuma turi kugenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Okay, the inclusive global cryptocurrency, money for everyone, everywhere, fast, secure, borderless. Join the movement shaping the future of digital finance, powering real adoption, real people and real value. Aka kantu ndagira ngo tuze n'abagatindaho tukanote. Join the movement shaping the future of digital finance, powering real adoption, real people and real value is P Network. So iyi update ndagira ngo tuyihuze n'indi tuzisobanurire rimwe. Nimba uri mushyashya akarigo bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ufungura inzogera kugira tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Nimba ari amakuru wicara ufite amakuru, nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere, nimba ari byo gukemura ubikemure mu bantu ba mbere, nimba washaka kumenya aho coin igeze cyangwa iri kugana cyangwa aho yavuye ubimenyere mu bantu ba mbere, kubera ko buri ikintu cya mbere ni amakuru. Yes, nkuko mubibona rero aha turi muri chat y'ifaranga ryacu rya P Network. Mwoke tuvuye kuri X cyangwa kuri Twitter, nanone kuri platform zitambutsa amakuru agendanye na cryptocurrency, by'umwihariko twibanze kuri projet yacu ya P Network. Bari kutubwira ngo join the movement of cryptocurrency shaping the future of finance. Ubwira ati wicikwa cyangwa tangirana cyangwa joininga projet cyangwa crypto irimo yerekana icyerekezo kizima cy'ejo hazaza cy'ifaranga koranabuhanga cyangwa cy'amafaranga azaba ari gukoreshwa mu minsi izaza. Ngira ngo ni ibintu tumaze iminsi tuvugaho, byagiye binagaragara ahantu henshi, haba kuri za YouTube, haba kuri za Facebook, haba kuri za Twitter ndetse no ku yandi ma platform yandi agenda atambutsa amakuru. Aya makuru ya P Network yagiye aba shared ahantu henshi cyangwa agaragara ahantu henshi. Mu by'ukuri njya nkunda kubabwira umunsi ku munsi n'igihe nkunze gukora video, nkunda kubabwira ko aya ni amahirwe twagize cyangwa ni inkuru nziza by'umwihariko kumenya projet nk'iyi ngiyi ifite icyerekezo kizima cyangwa ifite ahantu hazima iri kugana, by'umwihariko ukayimenya kandi ukayimenyera ku giciro kiri hasi cyane. Mu by'ukuri ibintu ari igihe tuvuga abantu bakasa n'ababirengagiza cyangwa wenda bagasa n'abatabyumva, ariko niko kuri kuba kugize ute kuba guhari. Wenda yuza avuga ati wenda nka za 2009 cyangwa za 2010 yego iterambere ryari bigendanye n'ikoranabuhanga cyangwa twari tusa n'abakiri inyuma mu iterambere cyangwa mu bintu by'ikoranabuhanga, ariko yuza kuba waramenye nka Bitcoin za 2009 cyangwa za 2010 ukagira amahirwe yo kugura nka Bitcoin 10 cyangwa Bitcoin 100, uyu munsi wa none ubu tuvugana ubu uri mu bajejeta franga igihugu gifite cyangwa mu bakire bahagaze neza
uyu munsi wa none. Na P network rero niyo nzira iri kuganamo, cyangwa na niyo mpamvu duhereye kuri iyi update batubwira ngo join the movement shaping the future of finance, cyangwa iriya cryptocurrency batangiye batubwira ko ari inclusive global cryptocurrency. Nuvuga ngo basoza batubwira ngo join the movement shaping the future of finance, real adoption, real people and real value. Mu by'ukuri iyi projet ya P network igiciro nibwo kikigera hanze cyangwa nibwo kikimenyekana. Umwaka ntabwo urashira kubera ko umwaka uzashaka ku itariki 20 z'uku kwezi turimo kwa kabiri, umwaka 2026 nibwo hazabashize umwaka wose tubonye open network. Kandi mwibuke cyangwa musubiza amaso inyuma, coins yose ivutse cyangwa igaragaje open network ntabwo igiciro gihita kigera aho abantu bifuza, cyane ko nubwo wenda muri ecosystem nubwo nkunda kubigarukaho umunsi ku munsi harimo kira giciro cya GCV $314,159 by'idolari, bitandukanye n'icyagaragaye cyangwa n'icyo tubona ku ma échangeurs cyangwa ku ma exchange nka za OKX, za Bitget Exchange, za Get.io ndetse n'izindi exchanges. Bigaragara ko hari igiciro kiri kugira ute gihindagurika kino cyo ku ma échange cyangwa cyo kuri external connectivities. Ariko mwibuke ko muri internal cyangwa muri ecosystem za mining ya P network harimo ibikorwa byinshi byubakwa bigisetingwa, harimo amadaps. Igihe cyashize twabonaga cyangwa imibare twahabwaga na kuwa team ya P network batwerekaga ko ari amadaps 215 yamaze kugera ku gice cya mainnet. Hari n'anda kiri muri testnet, hari n'anda cyubakwa n'aba developers umunsi ku munsi. Ubwo tuvugana na amadaps akabakaba mu 3,000 kuzamura hafi no kugera mu 4,000. Ibyo byose ntabwo biramara kubakwa, kandi izo service cyangwa ayo madaps yose ateganyijwe cyangwa biteganyijwe ko azatangira gukora abayeho full open mainnet, kandi agakora ku giciro kizaba cyamaze kuba confirmed cyangwa kugaragara muri ecosystem za mining ya P network, kira giciro $314,159 by'idolari. Rero niyo mpamvu kuri X cyangwa twahereye kuri update dusoma tugira ngo join the movement shaping the future of finance. Batubwira ko ngo ni real adoption, real people and real value. Rero nabwira ngo ntukwiye gucikwa n'aya mahirwe cyangwa n'aya makuru igihe cyose, cyangwa nimba ari na mugenzi wawe muziranye utabarizwa muri projet ya P network, ushaka kumusharinga linki ukamusangiza amakuru y'umushinga cyangwa ukamusharinga ikiganiro nawe akiyumvira aho isi yacu iri kuva cyangwa naho iri kugira ute iri kugana. Ndi gusoza mbashimire cyane, mukomeze mukande subscribe hano kuri Mbarusha Mining TV. Igihe cyose tubonye amakuru cyangwa updates tuzadukora ishoka byose tubageza amakuru mu bantu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane bakunzi ba Mbarusha Mining TV.